so njya kwa element karaza ari agapiti gafite ibinyabupfura byinshi karaza yaducayinga indirimbo imwe Sinofa buretse gatoya ngo tuye element buno munsi icyo kinyabupfura urimo uravuga shwida element cyane inshuti yanjye nuko ahubwo okay eka turaza kubigeraho okay element arazana ibinyabupfura byinshi ariko ndabanza mubwira defo ngiye ngira muri studio bambwira bro sinjya mpfa kunyurwa ibi kintu cyo kigomba kuba cyiza kandi cyane so ari cyiza cyane nibwo biba byaje kuri defo ariko ari cyiza gusa so nari kumbwira excellence bigomba kuza mu bintu ambwira ati nanjye niko nkora nyereka production y'ukuntu abantu bagiye akorana nabo ukuntu byagiye bigenda so kigiye dukora mikasa ariko no dukora mikasa Bernard afite ubwo bari kumbwira ko ariko ati sasa rero comeback shobora kuba kubera indirimbo imwe cyangwa ebyiri cyangwa album ebyiri atari kuba ifite abantu n'ibiki arambwira ati actually kugira ngo ibintu binagende neza ukadomagara Mico the best so Mico the best ni mu bantu banditse kuri mikasa so actually ikintu ngiye cyamfashije gukora comeback of course harimo kudaheranwa n'ibyo byose byari bimaze kuba mfite supporting system nayo iri supportive cyane ariko n'abantu ngiye nakozwe n'abantu yaba mu kuza kwanjye na comeback nakozwe n'abantu so abantu rero nyine bari baraterateranya aravuga bati ntago twabyemera ko ibintu bibatu nta nubwo bava muri music so urumva harimo Nokcha harimo Bernard harimo Bruce harimo Element akaza muri n'abasore yakamo Medbeats akamo Medi akamo li click n'aba Medi bakuri inyuma Medi kabisa n'umuntu ansupporting akamwe bro bimeze bite akamwe no this it's just a feeling just give it time and see bose bari babiri inyuma kabisa ku buryo nasohoye indirimbo iri ready postingwa n'ibihanganje byinshi nyine byo mu Rwanda itangazamakuru naryo abantu benshi twabanye neza ariko nyine nago nabara abantu bose babigiye inyuma ariko it's a whole almost the whole industry ariko imazina mentioninze niyo ya mbere yabikoze wamenya amakuru watumenyera amakuru ya Meddy ko ari inshuti yawe na Shafi ndabona uri kumwe nawe menya yayazanye amakuru ya Meddy atatangaje ndinde kuyavuga na Meddy na mu buzima bwawe se ho ubone nkunda The Ben cyane mu buzima bwawe na ahantu The Ben wahuriramo ko numvamo Meddy nkumvamo Bruce Melody The Ben na ahantu aziramo mu miririmbire yawe cyane na comeback cyangwa icyo cyo cyose yaba ni no Ben rero gihe ntago Ben ahubwo we ahantu yazi we yamfashije vuga ni mukuza kwanjye like muri breakthrough n'umuntu wa making ya making sure ko akambira abantu no kuvugisha actually yaranyandikiye ariko Ben rero yandika agatandika n'ibintu byinshi ukavuga ntabwo umustar kameme yaba free gutya insidana neza ararondogora bacyita kurondogora Ben rero yaramfashije cyane gukora breakthrough I don't know akamfasha njyewe atari gufasha ngo lebo n'abagama so kambwira kuntu ibintu bigenda nigeze no gushaka ngo kuranza ngo kwiga arambwira ati wowe warasaze urajya kwiga se ngo uretse umuziki muri free time yawe uzajya ukora iki ngo ndirimbo gusaba iminota ingahe bikorane no Dumba nzamura muri Godfather iyi telefone ngiye kuyikoresha okay none se akabazo k'amatsiko ncishamo kanyaruka nayo umutego uvugwemo Ben na Bruce Melody watwara nde bro izi stuff sinjya nzitatininga nago nta number 1 gute na number 1 na artiste buri wese afite icyo kundirwa urumva na bose n'inshuti zanjye bombi number 1 gute man buri uzuko urabona ikadufata umwana X uzamutse ejo bundi ushobora gushaka ikintu arusha Christophe maze imyaka ku mugani na Shafi ngo 60 ukakibona
So icyo kintu ntabwo nigeze nyitateninga, ndabona narabibabwiye I don't think you should have done this, kubera ko muri kwica amazina yanyu kandi n'ubundi baza gukora concert batabigize intambara, n'ubundi ntago Bruce asanzwe yuza iriya ball wenyine, Ben yuza wenyine. Bruce yaramunaniye hari muri covid sinayiririmbyemo se ntumwiteho n'umunyamategeko ataza kuzana amarangamutima ye. Ndumva nari ngifite ijambo, nari nkibaza Christophe ikibazo cya nyuma se. ngaho mubaze njye se ko mufite ntabwo nsika. Tofa ugira gutya abandi bahanzi niki nuwe mwihariko nk'umwana w'umusore nk'umujene urimo kwiyubaka, tubona abantu benshi bafite inzozi zo kujya kuba mu mahanga, abagira muri Amerika bagajyayo, The Ben yaragiye aratoroka, ufite abantu bose abakubanjirije bose bagiye muri Amerika baratoroka, ndetse nabo mwaziye rimwe n'abari inyuma yawe. Social Mura yagiye mu Bubiligi, ageze ashaka kubigana, atorokera mu Budage, agezeyo ajya gukora mu kabari mukubita icupa, agiye kwifuza atanze mituweli, biba ngombwa ko bayanga ahita ataha. Wagize gutya Christophe nkubona muri Amerika, tubona igihe kiragera urongeye ufunze imizigo yawe uratashye. Christophe, ni iki kiri mu Rwanda cy'umwihariko cyatumye utajya gukorera amafaranga muri Amerika nk'abandi bagenzi bawe bakubanjirije? Nakubarira nkagera mu bantu barenga 20 na bagiye bafata nk'uyu muziki bakawugira visa ibatwara, bakambuka bacarira n'inura babona bagaba umutari bari muri, ntabwo nakurondorera amazina, abaje nyuma yawe, abaje mbere yawe, ntawagiye ngo agaruke. Byagenze bite? Niki nuwe mwihariko, niki kiri special wabonye tugomba kiri mu rugo tugomba kugisiga ukavuga ngo nzasubira i Kigali, nsubire i Nyamirambo, ukagera muri Amerika ukagaruka? ubundi rero njye ndi patriotic cyane, nkunda igihugu cyanjye. Bimenyesha iki? Patriotic, nkunda igihugu cyanjye. Umuntu uri patriotic ni umuntu ufite urukundo rw'igihugu. Okay. Kubera nsoma n'ibitabo byinshi by'umuco, ibintu byinshi ukuntu bimeze, ariko iyo hari urwego ugeraho rwo gukunda igihugu ukagera ukagitekerereza ukavuga uti nk'ubu ngubu abantu bose bashaka kugenda, ubu ngubu abantu bose babonye visa mu gihugu hasigaramo nde, kandi noneho ahantu tuba dushaka kujya biriya bintu byakozwe n'abantu kandi natwe turi abandi. So rero I think this is the right time ko twumva tuba hano. Iyo umaze kumva ahantu ari mu rugo, buriya kugira mu rugo ni ibintu bikomeye cyane. No muri Bible uzarebe ukuntu abantu badafite iwabo bataha bava muri no muri Israel bataha, kugira mu rugo. Niyo mpamvu habaye urugamba rwo kubohora igihugu kugira ngo abantu bagire mu rugo. Kuko rero ufite mu rugo ntumve ko ahantu nyine ufite uburenganzira, ahantu uri connecté, ahantu mu rugo nyine. So mba numva ntahava, ahubwo ibiri hariya byiza bituma abantu bajya kwirukira, nkumva ku cyo nshobora kubikoraho njye nabizana hano. So rero nkaba umwe mu bantu babikoze. Niyo mpamvu ntabwo nahakorera ko ntabwo ibintu byose bimeze neza, ariko at least ndashaka kuba umwe mu bantu bazabifixa, hanyuma generation zindi ahubwo twazaga natwe bashaka kuza bagenda. Nagiye muri Canada, banavuga ngo naragiye burundu, nagiye muri actually hari nubwo ngenda simbi post nka Dumba subizi ko last year nta muntu wari ubizi ko ndi muri Canada. Ariko nyine aho babimenye bakavuga ngo ngo ntago azagaruka. No hari igihe babivuga ngo ntago azagaruka kandi bakabivuga noneho nageze mu Rwanda. So ntago nkunda kuba hanze. Imana ibimfashije impaye umugisha neza nk'uko nayusabye yawumpera hano ndi hano mu Rwanda, kugira ngo njye hagire n'abandi banyarwanda ba benefitinga. Sinzi ngo ndifana niba afite ikindi kibazo, ariko ngiye reka nkomerezaho. Ni iki cyagukuye muri News? Kose ndumva ko ngiye kurangiza n'ubundi kubona ndi ahantu hihishe, wambabariye garamfurere nkabaza icyanyuma. Sawa rangiza, ariko icyagiye yacyumvise. Icyanyuma ntabwo ndi butinde. Kristo, ejo nabonye ikiganiro wakoze, niba ari ibyakira niba ari ibya none, ariko I think ni vuba, uvuga ko uri single. Ibivugwa ko ibyo byose n'ikikugarura mu rugo ari urukundo rwagusajije, ukundana
n'uwo wowe wita ex cyangwa navuga ko mutagikundana, umukobwa w'umunyamakuru kuri televiziyo Rwanda Abera Martina, bivugwa ko mu bantu cyangwa muri twego tuvuga ko byarangiye mutagikundana, ariko amakuru agera ku Kasamutwe akambwira ko ahubwo ari bw'urukundo ruri kugurumana, ariko mwabyimye itangazamakuru ariyo mpamvu wanze kumusiga inyuma. Mukiri mu rukundo aho mwashatse kwivana mu itangazamakuru, ariko urukundo rwanyu rukigurumana. Nibyo uracyakundana na Martina umukozi wa RBA? Yaza ariko kibajijwe nabi. Akibaze gute? Baze nte Ariko mbaza niba tugikundana atambajije niba twarakundanye, niyo byagakwiye kuba byaraheye. gukundana mwarakundanye? Ariko oya burya ahubwo uriya mukobwa mushobora kuba Christopher, mushobora kuba mutarakundanye ariko mwarakoze ibindi bintu. barakundanye twakoze ama interviews. No. Barakundanye. Christopher, mwakundanye mbere yuko akundana n'uriya musore umwe wafunzwe agafungana na mugenzi we, amakuru bakwanya afite, agakundana na mugenzi we, umukobwa yabasuye akagwa mu nzu, umwana w'umusirikari. So gukundana na Martina mwarakundanye, urukumva kuba mwarakundanye n'igihe wazaga muri Amerika. Wenda okay, ntabwo mbihamye 100%. Nibyo biganira, ariko nabyo yabitubwira ibyo baganiye. Ariko okay, ariko mpakanira nka nyir'ubwite ndaza kubyakira tubyite rumors, ariko ku makuru yariho kashe nuko ari mu relationship n'uriya mukobwa. ari erega kuba byaravuzwe ibyo ngibyo ndabyemera. Hanyuma I think n'impamvu byavuzwe nabyo nshobora kuzemeramo, ariko ntabwo ngiye nigeze njya muri relation n'uriya mwana w'umukobwa. Ntabwo nigeze njya muri relation. Chris, karibu ku mihanda.